Tekereza ubuzima bwawe buri kugenzurwa n'umwanzi utamubona, utazi igihe akwegere, utazi uburyo agushukisha ibintu bisa nk'ibyiza. Bibiliya ivuga ko Satani ataza asa nk'ikibi gusa, ahubwo rimwe na rimwe aza yihinduye nk'umucyo. Niyo mpamvu abantu benshi muri iki gihe bari mu mutego wa Satani batabizi. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese ni irihe banga rikomeye Satani akoresha kugira ngo ayobye isi? Kuki abantu benshi bagenda bava ku Mana buhoro buhoro batabizi? Kandi ni gute umuntu yakwibohora uwo mwanzi mbere y'uko amutindana cyangwa amutindaho? Uyu munsi tugiye guhishurirwa amabanga akomeye cyane Bibiliya ivuga kuri Satani, ibintu bishobora gutuma ureba ubuzima mu buryo butandukanye burundu. Rero nk'ibisanzwe icyo ndashishikariza ni ugukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro bibashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Imana iguhe umugisha cyane kuri wowe ubikoze. Duherereho ku gice cya mbere, turibaza Satani ninde? Icyo ni ikibazo ugomba kubanza kwibaza. Abantu benshi batekereza ko Satani ari umugani cyangwa inkuru iteye ubwoba, ariko Bibiliya imwerekana nk'umwanzi nyakuri. Yahoze ari marayika mwiza cyane, ariko kubera ubwibone no gushaka kwishyira hejuru y'Imana aragwa. Kuva uwo munsi rero intego ye yabaye imwe: kurwanya Imana no kuyobya abantu. Niyo mpamvu Bibiliya imwita se w'ibinyoma. Naho igice cya kabiri turareba ibanga rikomeye Satani akoresha. Se iryo banga ni irihe? Tugiye kurebera hamwe rero iryo banga rikomeye Satani akoresha. Ikintu gitangaje ni uko Satani adakoresha imbaraga gusa, ahubwo akoresha uburiganya, ibinyoma n'ibishuko. Akenshi ntatangira akujyana mu kibi gikomeye ako kanya, ahubwo atangira buhoro buhoro akazakugeza muri icyo kintu kibi cyane. Ikintu gito, akamenyero gato, icyaha umuntu abona nkaho nta kibazo gifite, maze buhoro buhoro umuntu agatandukana n'Imana atabizi. Iri ni ryo banga rikomeye Satani rero akoresha mu gutuma abantu bumva ko badakeneye Imana. Naho igice cya gatatu turareba impamvu benshi bamunanirwa. Bibiliya ivuga ko Satani agenda nk'intare ishaka uwo ironka cyangwa iconshomera. Ariko ikibazo ni uko abantu benshi batagisenga, batagisoma Bibiliya, kandi babayeho ubuzima butagira Imana. Iyo umuntu ari kure y'Imana, Satani abona uburyo bwo kumwiyegereza. Niyo mpamvu muri iki gihe ubwoba, agahinda, urujijo n'ibyaha bigenda byiyongera cyane. Igice cya kane rero turarebera hamwe uburyo ki wamunesha Satani. Inkuru nziza ni uko Bibiliya ivuga ko Satani ataruta Imana. Yesu yavuze ko ukuri kuzaba batura. Niyo mpamvu umuntu ashobora kunesha Satani binyuze mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana, kwirinda ibishuko, kuba hafi y'Imana buri munsi. Iyo umuntu yegereye Imana, umwijima utangira kugenda umuhunga.
Rero tekereza kuba uri mu rugamba rw'umwuka buri munsi utabizi. Tekereza kuba hari ibintu biri kukurwanya mu ibanga, ariko nawe Imana yaraguhaye imbaraga zo kunesha. Ikibazo ni iki? Ese uri maso? Cyangwa Satani yamaze kubona aho anyura mu buzima bwawe? Wowe utekereza ko waba utekereza ayahe mayeri Satani akoresha cyane muri iki gihe? Andika igitekerezo cyawe rero muri komenti. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi byimbitse byerekeye Bibiliya, ukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Ndabifuriza rero kugira amahoro y'Imana n'akazi keza ku bagafite. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana niyo igena byose. Ndabifuriza rero kugira amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo. Nge mwabanye mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe. Iyi mwakurikiranaga Jambo Goodness TV, mbifuriza kugira amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo. Shalom, shalom, bye bye.